Yesu ashimwe bene data, ndabasoje mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro ikomeze ibane namwe aho muherereye hose mu mpande enye z'isi. Imana ikomeze ibiteho kandi bamera amahoro itanga. Tugeze muri wa mwanya mwiza wo kuba imbere y'Imana, tugiye gutangira dusenga. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye, turaguhimbaje. Dushimiye ko wabanye natwe ukaturinda, tugushimiye ko udahinduka, tugushimiye ko uko wakoraga kera na n'ubu uri kugikora, icyubahiro ni icyawe. Tugeze mu mwanya mwiza wo kuba imbere yawe, duciye bugufi kugira ngo ushyirwe hejuru, twese utuboneze rwose, dukure umugayo wose watugaragayeho, twejesha amaraso ya Yesu Kristo yamennye ku musaraba i Golgotha. Kimara kutubabarira, tuguhaye karibu n'ikaze muri uwo mwanya wo kuririmba, ngo nitubere umuyobozi, ntabwo ari twe, ahubwo izina ryawe rishyirwe hejuru. Twemerera umwanya w'umugisha, umwanya w'umumaro, kandi icyo twanze ni ukora ku mwanzi. Mu izina rya Yesu tumiye Mwuka Wera kugira ngo aganze ategeke mu ruhande rwacu ubu n'iteka ryose, amen. Tugiye gukomeza turirimba indirimbo y'167 mu ndirimbo zo gushimisha Imana. Yesu niwe nihishemo, yambereye ubuhungiro, ntacyankuraho amahoro, yambereye ubuhungiro. Umwami ni igitare gikomeye, gikomeye, gikomeye. Umwami ni igitare gikomeye, yambereye ubuhungiro. Ku manywa mbereye igicucu, yambereye ubuhungiro. Ambera itara nijoro, yambereye ubuhungiro. Umwami ni igitare gikomeye, gikomeye, gikomeye. Umwami ni igitare gikomeye, yambereye ubuhungiro. Mu mvura mbere ubwugamo, yambereye ubuhungiro. Nta n'ubwo imivine mbana, yambereye ubuhungiro. Umwami ni igitare gikomeye, gikomeye, gikomeye. Umwami ni igitare gikomeye, yambereye ubuhungiro. Nta byago byantera ubwoba, yambereye ubuhungiro. Nta mwanzi wese wankanga, yambereye ubuhungiro. Umwami ni igitare gikomeye, gikomeye, gikomeye. Umwami ni igitare gikomeye, yambereye ubuhungiro. Ntabwo nzavaho Yesu ari, yambereye ubuhungiro. Nawe ntazamemukira, azambera ubuhungiro. Umwami ni igitare gikomeye, gikomeye, gikomeye. Umwami ni igitare gikomeye, yambereye ubuhungiro. Umwami ni igitare gikomeye, gikomeye, gikomeye. Umwami ni igitare gikomeye, yambereye ubuhungiro. Amena. Umwami ni igitare gikomeye, umwami ni igitare gikomeye, ngo gikomeye, gikomeye, ngo yambereye ubuhungiro. Imana itugirire neza. Nawe ndakwifuriza ko umwami akubera
ubuhungiro. Ndakwifuriza ko umwami akubera byose, ndakwifuriza ko umwami akubera inshuti, ndakwifuriza ko umwami akubera umujyanama mu rugendo rwawe. Ni ukuri nakubera umujyanama, akakubera igitare gikomeye, akakubera inshuti yawe, ni ukuri ntabwo uzakorwa n'isoni. Imana itugirire neza. Umuririmbyi aratubwiye ngo Yesu niwe nihishemo, ngo yambereye ubuhungiro, ngo nta cyankuraho amahoro, yambereye ubuhungiro. Imana itugirire neza. Umwami niwe twihishamo, Yesu niwe twihishamo. Ubwihisho bw'ingenzi, ubwihisho bw'ukuri, ubwihisho bw'umumaro ni Yesu Kristo. Nta handi wakihisha. Turi mu isi dufashe igihe mu ntambara, turi mu isi duhura n'ibitugora, turi mu isi duhura n'ibibi, kubera ko turi mu isi y'umubi, turi mu isi yajugunywemo umubi. Niyo mpamvu duhura n'ibyo byose, ariko ndagira ngo nkubwire ngo nta handi wabona ubuhungiro, nta handi wabona ubwihisho uretse muri Yesu Kristo. Kuko muri Yesu Kristo unyura mu bikomeye, ukanyura mu burwayi, ukanyura mu ntambara, Kristo akakubera ubwihisho, akakubundikiza amababa ye. Imana itugirire neza. Mwene data unkurikiye, ndakwinginga kugira ngo nawe wishe muri Kristo, ndakwinginga kugira ngo wemerere Kristo akubera ubuhungiro. Imana itugirire neza. Nibwo utazakorwa n'isoni, nibwo uzaca mu bikomeye ukabinyuramo neza, nibwo utaziheba, nibwo utaziganyira, nibwo utazajya kure, nibwo utazacika intege. Imana itugirire neza. Nimureke rero Kristo ari butubera ubuhungiro, nimureke twihishe muri Kristo, kuko nibwo buhungiro bufite garanti, nibwo buhungiro bufite ubuzima bwa none n'ubuzima buzaza. Imana itugirire neza. Nimureke rero twishe muri Yesu Kristo. Mwene data unkurikiye, ndakwinginga kugira ngo wishe muri Yesu Kristo, kuko niho honyine wabonera amahoro. Kubera ko ngo nta cyankuraho amahoro, ngo yambereye ubuhungiro. Kubera ko uri muri Kristo, kandi Kristo niwe tuboneramo amahoro. Ngo amahoro ye ngo aha abantu be, ngo ntagera akagero, ngo ntarondoreka, ngo nutayata ntago wayakurwaho. Imana itugirire neza. Kristo atanga amahoro ahoraho, atanga amahoro atamarwa n'ibihe, atanga amahoro adashira. Amahoro ye ngo atemba nk'uruzi, ngo abisi ntibayazi. Abatari muri Kristo aya mahoro ntago bayahabwa. Niyo mpamvu nkwinginga kugira ngo wishe muri Kristo akubera ubuhungiro, ube mu mahoro ye, kandi nta cyayagukuraho kereka wowe yataye. Imana itugirire neza. Muri Kristo rero niho tubonera amahoro. Abantu benshi muri iyi si babuze amahoro, bafite buri kimwe cyose, bafite amafaranga, hari abafite ubutunzi, hari abafite amazu, hari abafite ibyamirenge, ariko babuze amahoro yo mu mutima. Bamwe ntibasinzira, abandi barembejwe n'ibibazo kubera kubura amahoro. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo amahoro abonerwa muri Kristo, kandi aya mahoro tubonera muri Kristo nta n'umwe wayadukuraho. Imana itugirire neza. Niyo mpamvu nkwinginga kugira ngo wishe muri Kristo akubere ubuhungiro, akubere byose, akubere umujyanama. Uko Kristo ni umujyanama mwiza. Iyo umugishije inama ntabwo utana, ntabwo uyoba, ahubwo ukomeza urugendo. Imana itugirire neza. Ngo umwami ni igitare gikomeye, ngo gikomeye. Umwami ni igitare gikomeye, yambereye ubuhungiro. Kristo ni igitare gikomeye. Kristo ni urutare. Kwikomeza kuri Yesu, kwikomeza kuri Kristo, uba ufite fondasiyo ikomeye, kubera ko ibindi byose ni umusenyi. Ariko iyo wikomeje kuri Kristo uba ufite uburinzi budahangarwa, uba ufite ubudahangarwa. Imana itugirire neza. Niyo mpamvu nkwinginga ngo wikomeze kuri Kristo, kubera ko Kristo ni urutare, kandi Kristo niwe buye rizima. Nubwo ryanzwe n'abubatsi, ariko ku Mana ryaratoranyijwe.
niwikomeza kuri Kristo ntabwo uzakorwa n'isoni, ntabwo uzanyura mu bikomeye ngo biguce intege, nubwo imiyaga n'imiraba byaza ntabwo bizakunyeganyeza, ntacyo bizagutwara kubera kuri kumwe na Kristo. Imana itugirire neza. Nimureke rero twikomeze kuri Kristo, ngo ku manywa mbere igicucu, ngo yambereye ubuhungiro, ngo ambere itara nijoro, ngo yambereye ubuhungiro. Imana itugirire neza. Ku manywa tugenda atubera igicucu, twahura n'ibikomeye aradutwikira ntitwicwe n'izuba, kandi nijoro nabwo aradutwikira akagendana natwe, akatubera ubuhungiro, akatubera umuyobozi, ntitugire icyo tuba. Ngo mu mvura mbere ubwugamo, yambereye ubuhungiro, ngo nta nubwo imivu yantembana, ngo yambereye ubuhungiro. Mu mvura duha umutaka, mu bibazo, mu rusobe rw'ibibazo, mu bisobe bw'ibyago duhura nabyo, mu rusobe rw'ibigeragezo duhura nabyo, Yesu atubera ubwugamo. Imana itugirire neza. Nawe ndakwifuriza ko Yesu akubera ubwugamo, Yesu agutwikiriza amababa ye. Imana ikomeze ibane nawe, ngo nta nubwo imivu yantembana, nta mivu, nta miyaga, nta byago, nta mvura yakunyagira uri kumwe na Kristo, kubera ko mu mvura kubera ubwugamo. Imana itugire neza. Emerera Kristo akubera ubuhungiro, emerera Kristo akubera umuyobozi, emerera Kristo agutwikire. Nunyura mu bibazo, nunyura mu bikomeye, imiyaga niza, imiraba ikaza, ibigeragezo bikaza, Kristo azakubera ubuhungiro. Imana itugirire neza. Reka Kristo rero akubera ubuhungiro mu buzima bwawe, nibwo uzagera kure, nibwo uzabasha gukiranuka kandi ukabona kuko ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo uwicisha bugufi ngo akubaha ngo Uwiteka ngo ingororano yo n'ubukire, icyubahiro n'ubugingo. Uri hano mu isi uzabona icyubahiro n'ubukire, kandi kirushijeho Imana iguhe n'ubugingo. Imana itugirire neza. Ngo nta byago byantera ubwoba, ngo yambereye ubuhungiro, ngo nta mwanzi wese wankanga, ngo yambereye ubuhungiro. Bene data, iyo Kristo akubereye ubuhungiro, iyo wikomeje kuri Kristo, nta byago byagukanga, kubera ko ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo amakuba n'ibyago by'umukiranutsi ni byinshi, ngo ari Uwiteka amukiza muri byose. Imana itugirire neza. Nubwo duhura n'ibitugerageza, nubwo duhura n'ibiturushya, nubwo tunyura mu ntambara, nubwo duhura n'ibyago byinshi, ngo ariko ngo Uwiteka ngo adukiza muri byose. Imana itugirire neza. Reka Kristo rero akubera ubuhungiro. Azajya gukiza nugera mu ntambara, azajya gukiza nugera mu byago, kandi nta n'umwanzi uzagukanga, kuko uzaba uri kumwe n'umugabo ukomeye, kuko uzaba uri kumwe n'umwami w'abami, uzaba uri kumwe n'umwami w'amahoro, uzaba uri kumwe n'igitangaza, uzaba uri kumwe n'ihoraho. Imana itugirire neza. Reka Kristo abe ubuhungiro, reka Kristo akubera umuyobozi, reka Kristo akubera inshuti n'umujyanama. Ntabwo uzakorwa n'isoni. Reka kwiyobora, kubera ko twebwe iyo twiyoboye turayoba. Niyo mpamvu nkwinginga ngo reke Kristo akuyobore. Ngo ntabwo nzavaho Yesu ari, ngo yambereye ubuhungiro, ngo nawe ntazampemukira, azambera ubuhungiro. Imana itugirire neza. Mwene data nkurikiye, wowe wagize amahirwe yo kumenya Yesu Kristo, ndakwinginga kugira ngo ntuzavaho Yesu ari, azakomeza kubera ubuhungiro, ngo nawe ntazaguhemukira. Nutavaho Yesu ari, nutareka Yesu ugakomeza ukamwizera nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, ugakomeza ukamwizera akakubera umuyobozi, akakubera inshuti, ugakomeza ukamwihishamo, nawe ntago azaguhemukira. Komeza rero wizere Kristo. Kandi nawe utari wamumenya, ni ukuri uri mu gihombo. Igihe ni iki kugira ngo wakire Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, akubera umuyobozi, akubera umujyanama, akubera inshuti, agufata ukuboko, nibwo utazakorwa n'isoni. Ngwino wihishe muri Kristo, ngwino wakire Kristo, kubera ko kwakira Kristo ni amahitamo meza. Ntabwo uzabyicuza kumukurikira, ntabwo uzabyicuza kumuhitamo, kubera ko harimo ubugingo, harimo amahoro, harimo umunezero, harimo uburinzi, harimo ubuhungiro. Imana itugirire neza. Fata umwanzuro rero uyu mugoroba
umwakire kubera ko niho tubonera ubugingo. Kristo niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Niyo mpamvu nkwinginga kugira ngo uze umwakire utari wamwakira, kandi nawe wamumenye ukaba waracitse intege, ukaba warasubiye inyuma, ukaba warakoze iby'Imana idashaka, ndakwinginga ngo uce bugufi aho uherereye, ubundi Imana ikubabarire, kubera ko ihora iteze amaboko ngo yakire buri muntu wese. Ubundi nawe wongere uze Kristo akubera ubuhungiro, wongere uze Kristo akubera umuyobozi, wongere uze ubane na Kristo akubera inshuti, Kristo akubera umujyanama, Kristo abane nawe kugira ngo azakugeze mu ijuru amahoro. Imana itugirire neza. Reka dushime Imana kubw'ubutumwa bwo mu ndirimbo. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimye kubw'ubutumwa buri mu ndirimbo. Umuririmbyi yatubwiye ngo Yesu niwe nihishemo, ngo yambereye ubuhungiro, ngo nta cyankuraho amahoro, ngo yambereye ubuhungiro. Mana, natwe dufite ibihamya ko Kristo ari ubuhungiro bwacu. Twabonye ibyinshi, twaramubonye bikomeye, twaramubonye turi mu byago, twaramubonye turi mu ntambara. Dufite ibihamya birenze kimwe kandi birenze bibiri. Mana, wagize neza kuduha Kristo ngo aducungure, wagize neza kuduha Kristo ngo atubere inshuti. Mana, turagushimye. Sengera abankurikiye nabo biteho bagirire neza, ubahe kwihisha muri Kristo, kubera ko niho hari ubuzima, niho hari amahoro, kandi niho tubonera ubugingo. Biteho bagirire neza, barwanira intambara bazi n'izo batazi. Bana nabo muri iyi minsi, kandi kiruta byose ubarindira ubugingo. Kiza abarwayi, kandi Mwami ugabanya abarimbuka, wongera abakizwa, wongera usuke ububyutse mu itorero, mu izina rya Yesu Kristo. Abatari bakira Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo, ubahe kumwakira. Mana, dusengera ababyeyi bategereje urubyaro, biteho ubiyereke, ubaremere igitangaza nabo bahe guheka, mu izina rya Yesu Kristo. Komeza uturindire ubugingo ko aribwo buzakubona, kandi dusengera abafite intimba n'agahinda, ubahe amahoro yo mu mutima, warwanira intambara bazi n'izo batazi, mu izina rya Yesu. Komeza utwagure mu buryo bw'umwuka, kandi utange amahoro mu isi, mu izina rya Yesu. Mwuka wera nazerekeze ubutumwa bwo mu ndirimbo, bukora icyo wagambiriye. Urakoze Mwami, urakoze ko wabanye natwe. Icyubahiro ni icyawe, ubona iteka ryose. Amen. Mwakoze cyane. Imana y'amahoro ikomeze ibampera umugisha utagabanyije kubwo kwitanga mu kumva ubutumwa bwo mu ndirimbo. Ikomeze ibiteho kandi bagarukeho, kandi nimuze mwihishe muri Kristo, kuko niho hari ubuhungiro. Ikindi, Imana ikomeze ibarindire ubugingo, kuko ubugingo nibwo buruta byose. Naho ubutaha. Bye.